Nk'uko bisanzwe tubimenyereye bakunzi bacu ba Bigireze TV, turabizi ko muri benshi kandi mudukunda, muri ahantu hatandukanye mu gihugu hagati ndetse n'inyuma y'igihugu, turabakunda natwe kandi tubitayeho. Twongeye kugaruka rero mu ijambo ry'Imana nk'uko musanzwe mubimenyereye n'umukozi w'Imana, reka tugezeho ijambo ry'Imana Imana yamushyize ku mutima kandi Uwiteka Nyiringabo abane natwe. Karibu umukozi w'Imana. Kameramani urakoze cyane, mbonereho kugusuhuza kandi uko mwari mubivuze ndasuhuza abantu b'Ubwota Amasimbi, ndasuhuza abari mu gihugu hagati. Ubwota Amasimbi hari abantu bashobora kuba bavuga ati ni hehe? Niyo mu bihugu biri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hari abari i Burundi abaturanyi bacu, hari abari Congo, hari abari Uganda, abari Tanzania, East African yose turabashuhuje. Njye mbona comment zanyu ndetse muri inshuti z'akadasohoka, tukambuka rero tukajya no ku mugabane wa Aziya, mugabane w'Uburayi, ndetse n'umugabane wa Amerika na Australia. Imana ibaha umugisha, muri abantu bacu, turabashuhuje mwese. Data abaduhere umugisha. Munyemerere dusenge twakira ijambo ry'Imana. Maze iminsi ndi kureba ibihe turimo, nkareba ukuntu abantu benshi bari kugenda basubira inyuma. Iwacu mu Rwanda basa nkaho bafunguye ibintu byose, kubera ko mu bigaragara iki cyorezo ndabona kisa nkaho kiri kugenda gicika intege, kandi ndabishimira n'Imana uko biri kose. Twamaze igihe tutajya mu nzu z'Imana, ariko uyu munsi wa none turabasha guterana. Nabo batarakingurira iwacu bavuze ko bazajya bagenda bakingura gake gake mwihanganye. Rero muranyemerera dushimire Imana yakinguye, dushimire Imana yongeye kutwemerera, dushimire Imana iduhaye ubuzima, dushimire Imana itugejeje kuri aya magingo tukiri bazima. Jyewe aho ntuye Ndera, nkajya kwegera umuhanda, njya nkabona abantu bari kubacishaho bajya kubashyingura mu irimbi ry'ahantu bita Musave. Iyo mbonye amasanduku agenda, nkabona abantu baragenda, nta munsi washira hadapfuye umuntu waba badagiye gushyingura. Bituma nibaza ibintu byinshi. Rushororo barashyingura, mu Busanza bagashyingura, Musave bagashyingura. Ayo niyo marimbi wenda mushoboye kuba nzi. Nkibaza ibintu bikomeye, nkibaza ngo Mana kuki jyewe ntapfuye? Sanga rero impamvu tutaragapfa nuko Imana itaratwemerera kuduhamagara. Nawe niguhamagara uzayitaba, nanjye nimpamagara nzayitaba. Gusa uburinzi bwayo tubushimire, dushimire Imana ikomeje kuturinda. Ntacyo twatanze kugira ngo turame. Niko umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo ntacyo twatanze kugira ngo turame, n'abataragize amahirwe nabo si ku bwabo. Rero muranyemerera dusenge twakira ijambo ry'Imana, kandi ni ukuri nari nkumbuye abakunzi bacu, nari mbakumbuye. Imana iduhane umugisha. Mana, mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu. Uri Imana duhamagariye kugukorera ndetse no kuguhimbaza. Uri Imana ikunda itorero, uri Imana ikunda abantu bawe. Muhabwe icyubahiro Mwami. Rero mu ijuru no mu isi nta n'umwe wasumba ijambo ryawe, kuko iri jambo ryariho kuva kera. Tugushimiye kuko iri jambo ari ryo ryaremye. Iri jambo Bibiliya ivuga neza ko nta cyaremwe cyose kitaremwe nawe. Ijambo wahindutse umuntu akaza kubana natwe, ari we Yesu Kristo. Nahabwe icyubahiro kuko muri iki gihe kigoye, muri iki gihe cy'imperuka, tubona uburyo Yesu agenda adufasha, adutabara, turengera. Yesu we ntuhabwe icyubahiro. Hanyuma turinginga imbaraga z'Imana isumba byose ize kubana natwe muri uyu mwanya, kandi ijambo ryawe rigira umumaro, rihindura abantu bose, kandi imbaraga z'Imana ziganze. Twakira ijambo ry'Imana, kandi umuntu wese ugiye kumvira ijambo umuhe kumva no guhinduka, mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Toneste Niyonzima, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Paruwasi ni iya Kabuga, itorero ni irya Ndera, ni address nkaba ncumbitse Ndera, kuko jyewe ntabwo muri iyi saha iwacu ubundi mpari ntahari. Nubwo mpari ariko dufite gakondo dufite gakondo atari iyo mu isi. Imana iduhane umugisha. Naho ncumbitse rero, wazashaka kunsura, washaka kumvugisha, yatugeraho naho dutuye. Muranyemera dusome Bibiliya, igitabo cya Nehemiya ibice 13 umurongo wa 4 turaza kugeza ku murongo w'9. Mureke dusome ijambo ry'Imana.
haravuze ngo Nehemiya yirukana Tobiya mu nzu y'Imana. Murongo wa 4 haranditse ngo ibyo bitaraba Eliyashibu umutambyi washyiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu ubwo yari yuzuye na Tobiya yari yaramutunganirije icyumba kinini aho kera babikaga amaturo y'ifu n'icyome n'ibikoreshwa n'igice bya 10 n'imyaka y'impeke na vino n'amavuta ibyagenerwaga abarewi n'abaririmbyi n'abakumirizi ku bw'itegeko hamwe n'amaturo azunguzwa aturirwa abatambyi. Ariko muri iyo minsi yose sinarindi Yerusalemu kuko mu mwaka 32 no ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritazaruzi nari narasanze umwami, maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera. Ngiye Yerusalemu menye icyaha Eliyashibu yakoze kuko yatunganirije Tobiya icyumba mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza cyane, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze, mpera ko ntegeka yuko beza ibyumba maze subiza ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo n'amafu n'icyome Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima, maze iminsi ndi kureba nkabona ibintu birakomeye. Ko bwanjye hari igihe ndeba nkabona uko iminsi irushaho kugenda iba mibi niko n'abantu barushaho kugenda bahinduka. Ikindi abitwa ko bakorera Imana benshi rimwe na rimwe babivuga ku rurimi, noneho wareba imbuto zabo ugasanga biragoye. Mu minsi ishize hari umuntu twaganiriye arabaza uri umukozi w'Imana cyangwa uri umwana w'Imana? Ndamubwira ati genda umukozi w'Imana nkaba n'umwana w'Imana amemuta. Arambwira ati iyo nsanga uri umukozi w'Imana uri kuba utarakamenya icyerekezo cy'iyo nzira y'agakiza. Ndamubaza se kubera iki? Arambwira ati impamvu nuko abiyita ko ari abakozi b'Imana bose ntabwo ariko bazajya mu bwami bw'ijuru. Ndakomeza ndamwinjirira ahitamo ijambo riri muri Matayo sinibuka neza ibice 21 hari amagambo avuga ngo abavuga bose ko mwami siko bose bazajya mu bwami bw'ijuru. Numva ngize ikibazo, byatumye rero nsenga Imana, mbwira Imana ati Imana mishurira kuki nimba abantu bavuga ko bakorera Imana kuki bose batazajya mu bwami bw'ijuru? Nimba abantu ari abaririmbi, nimba abantu ari abahanzi, ari abayobozi, ari abantu bakomeye mu bintu by'Imana, kuki badashobora kujya mu bwami bw'ijuru? Dugusenga rero nibwo Imana yamishuriye aya magambo. Imana irambwira ngo iduhaye misiyo. Haleluya. Kubera ko Imana ireba ikabona umurimo wayo wamaze kwangirika, irareba ikabona hari ibintu byamaze gusenywa n'umurimo w'Imana, ibona twarinjiriwe mu buryo butandukanye, mu itorero uherereyemo, mu itorero urimo, mu cyiciro cyose uherereyemo. Ndagira ngo ubwire ngo twarinjiriwe ariko ntitwabimenye. Imana iravuze ngo guhaye misiyo yo kujya gusahura ndetse yo kwirukana. Ugomba gusahura ibyo abademoni banyaze ukabigarura mu nzu y'Imana. Mission Imana iguhaye. Imana ishimwe. Uyu mwaka utararangira kora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bari gukora. Vuga ibyo abandi bananiwe kuvuga. Imana iragushaka, irashaka kuguha mission. Nabaje Uwiteka mu mutima ndabaza Imana, mission uhaye abantu ni iyi? Mission ni iyi? Ijwi ry'Imana rambwira ngo mission ni ukugenda mukandwanirira umurimo, mugakora umurimo wanjye, mukongera, kubera ko Imana babajwe n'umurimo w'Imana wayo wangiritse. Ushobora kumbwira atese ko turirimba cyangwa warangiritse. Kamaho urugero rumwe kandi rufatika. Uzarebe kera, mu bihe bya kera, mu bihe byashize, ku kintu cyitwa urukundo. Uko kera abantu bagiraga urukundo ntabwo ariko bakimeze. Usigaye uhamagara umuntu ukavuga ati muri corona, wamubwira ati nyamara nari nkeneye nk'udufaranga nk'ibihumbi 5 wenda mpuye n'akabazo runaka, anayafite. Kubera ko urukundo rwamuvuyemo, arareba akabona ubuzima buraka akatekereza ati nimuha 5 jyewe nzabaho nde. Ariko kera abantu ba kera barafashanyaga, abantu ba kera bagiranaga urukundo. Ubu rero Satani yakoze ikintu kibi, yurira inzu y'Imana, arayitinyuka. Ubundi inzu y'Imana ni imitima, ntabwo inzu y'Imana ari ziriya nsengero. No, ni umutima wawe. Inzu y'Imana ni urusengero rwawe, ni umutima wawe. Imana ishimwe.
Satani yaraje rero asenya imitima y'abantu, asenya imitima y'abitwaga ko bakoraga Imana, abakuramo ikintu cyitwa birashoboka, basigira izina ryitwa ntibishoboka, abakuramo ibyishimo, abasigira agahinda, abakuramo kunezerwa, basigira intimba n'imibabaro, abereka ko Imana itagishoboye, abereka ko gupfa kwabo kubegereye. No, reka mbabwire, iyi Imana iracyashoboye, iracyafite imbaraga, iracyafite ubutware. Ndagira ngo mbwire ngo irukana Tobiya, irukana Tobiya mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana ni umutima wawe, irukana ibyakurwanije. Mission Imana iguhaye iragusaba gufata akanya ukirukana ibintu byose, ukirukana wowe ubwawe. Imana iguhaye misiyo, itekereza ukore control ku buzima bwawe. Mission Imana igushaka, misiyo Imana iguhaye ni ukwirukana Tobiya. Aya magambo yavuzwe ryari? Kuki aya magambo Nehemiya yavuze? Yari Babuloni, ariko mu gihe ari Babuloni yagiye mu bantu b'abanyagano. Uyu mwami Aritazeruzi yari umwami wa Babuloni. Igihe ari Babuloni rero Nehemiya yakoraga ibwami. Noneho akiri Yerusalemu, Nehemiya yakoranaga n'umugabo bita Eliyashibu. Uyu Eliyashibu Nehemiya yagiye umwami amutumyeho, yamutumye kubera ko yamushakaga i Babuloni. Hanyuma Nehemiya yumvira umwami ajya i Yerusalemu, ajya i Babuloni ngo agereyo. Ariko mbere y'uko agenda yafashe ibintu by'Imana, afata inzu y'Imana yose ayimurikira, ayisigira uwo bita Eliyashibu, amusiga ku murimo w'Imana. Haravuga ati rero uzasigarana umurimo w'Imana, njyewe ndagiye ngiye kwitaba umwami. Ngo amara gutarabuka, umugabo bita Eliyashibu ntabwo yigeze amenya ko ibyo afite ari iby'agaciro, ntabwo amenye ko ibyo yabikijwe ari iby'agaciro, ntabwo yigeze aha agaciro ibyo Nehemiya mubikije, nta nubwo yigeze atinya ko ari ibintu by'Imana. Akora ikosa kandi yarazi neza ko abanzi babo aribo bita Tobiya, Geshemu n'abandi babarwanyaga, abanzi b'Abisirayeli, abanzi b'Abayuda. Hanyuma uyu mugabo Eliyashibu ngo arangije akora ikintu kibi, acudika n'uwo bita Tobiya, bahita babishuti doka akimara kugenda. Ahita agenda abishuti nawe. Iteka ryose iyo ucuditse n'umuntu utari umukirisitu, nawe uba nkawe w'umupagani. Simvuze ko tudakunda n'abapagani, kuko Bibiliya yavuze ngo nimukunda abakijwe gusa, noneho abapagani bo bazabwirizwa n'abandi. Ariko kwiga imico y'abanyamahanga, munyumve neza icyo mvuze, kwiga imico y'abanyamahanga, kugenda kuvuga nkabo, kurya nkabo, ibyo bakora nawe ukabyigana, anytime aho kugira ngo bahindure bo baraguhindura, kuko imbaraga zibakoramo ni nini, zirakomeye. Igihe cyose uzajya kuba ngo urajya kubahindura utambaye imbaraga z'Imana. Unyumve neza, simvuze ko tubaga, turanabakunda kuko nabo tubwiriza, ntabwo mu kugira ngo bahinduke. Ariko unyumve, iteka ryose iyo ucuditse ugacudika na Tobiya ari umwanzi wawe, iteka ryose uhura n'ibibazo. Imana idutabara. Eliyashibu rero ngo acudika na Tobiya. Tobiya rero ahita amukorera agashya, aramubwira ati wanyemerera ko tumaze kuba inshuti, ukanzamura ukangeza mu bubiko bw'Imana, nanjye nkarya ku maturo, nkarya ku cyacu. Iyo umuntu yamaze kubahuka inzu y'Imana, hagatunga urutoki inzu y'Imana, hakubahuka, Imana ntiyamwihorera. Ni ukuri kuyera. Hari ukuntu njya ngenda hanze nkumva wenda agenda avuga urugero ku itorero ryacu rya ADEPR, usanga baratwise ngo abantu ngo bagire inda nini, ngo nitwe duhoramo intambara. Nta makuru mufite. Biriya bigomba kutubaho. Ubundi igiti kirimo imbuto bagiteramo amabuye. Kabiri, nta na rimwe uzaca ahantu hari amapera uzareba abana niyo bava kwiga bagasanga igiti cyuzuyemo amapera, ba bana ntibashobora kugenda badateyemo amabuye. Mvuze iki? Mvuze ngo iteka ryose ahantu hari ibintu bifatika niho usanga Imana ishimwe, niho usanga hari ibibazo. Ugasanga rero bari kutuvuga ngo gutya ngo gutya. Impamvu nta yindi, nuko munyumve neza abarokore bene data, nuko twakoze ikintu gikomeye, twacuditse, twarakoze ikosa, turarengera, dukundana n'abo tudakwiye gukundana, twemera kwakira Tobiya. Aratinyuka, arazamuka, agera no ku bubiko. Iteka ryose iyo umuntu atamenya kwirinda ngo kotorore arinde ububiko bw'inzu y'Imana, ariyo mitima yacu, iyo twacuditse tukaba inshuti n'abatakwiye kuba inshuti, rimwe na rimwe hari igihe duhura n'ibibazo. Niyo mpamvu duhura n'ibigeragezo inshuro nyinshi, twiteje ibigeragezo. Ariko Imana ivuze iki? Imana ivuze ngo sohora Tobiya. Tobiya ninde? Tobiya ni imbaraga zikurwanya.
Tobiya ni n'abadayimoni, Tobiya ni ibintu byose ubona wowe ubwawe bishaka kugutesha ijuru cyangwa kugutesha agaciro. Imana iravuze ngo iguhaye misiyo yo kubisohora. Irukana topa hanze, irukana. Imana irashaka ko urusengero rwayo, inzu y'Imana isigara ari propre yera nk'uko yahoze kera. Niko umugabo bita Amosi yanditse mu gitabo cya Amosi ibice bya 9:11 yaravuze ngo icyo gihe nzegura ihema rya Dawidi ryagu nica n'ibyuho byabo. Byumvikana neza iyo Tobiya amaze kwinjira mu rusengero arasahura ibintu by'Imana akabitwara, hanyuma inzu y'Imana akayisigira umusaka. Bibutse iki? Ndagiye mubwire ngo birakwiye ko umenya control, ukamenya uwo ugendana nawe. Mana rero ni maguruka mvugisha ukuri, mbwira abantu babwiza ukuri. Ndagiye mubwire ngo urukana Tobiya ku buzima bwawe. Tobiya pepu, twirukane Tobiya ku buzima bwacu. Bibiliya yavuze ngo Eliyashibu akora icyaha gikomeye. Inkuru ziragenda zigera i Yerusalemu, zigera ibwami Babuloni. Ziragenda inkuru, inzandiko ziracicikana yuko Eliyashibu yakoze ikosa. Inzu y'Imana yishyiramo uwo bita Tobiya abanzi babo. Bigera kuri Nehemiya. Nehemiya avuga ijambo rikomeye, ahita yandika urwandiko arwandikira Arishezaruzi, aramwandikira Aritezaruzi, aramubwira ngo mwami nyemerera, namenye amakuru ko iwacu habaye amatongo, ko abanzi bacu bari kudusengera, wanyemerera nkagenda nkajya kureba i Yerusalemu. Baraganira muhigiye. Umugabo Nehemiya namukunze, Imana imuha misiyo, aramubwira ngo genda ntiwihangane. Mishana yamuhaye, yaraje ngo ageze i Yerusalemu ngo asanga amaturo, asanga icya 10 n'amaturo aho babikaga, ndetse aho babikaga amaturo y'abaririmbyi na kimwe n'ibicumi n'ituro ry'ifu n'icyome n'ituro rizunguzwa ry'abatambyi. Ibyo byose byaragiye. Tobiya n'uwo bita Aritezaruzi barabiriye, Eliyashibu Prito barabiriye, barabimaze. Imana irababa. Nehemiya afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Imana iguhe misheni ukora ibyananiye abandi. Imana iguhe misiyo ukora abandi badakoze. Muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka, takita bifo sase brome, Imana igushoboza gukora ibyananiye abandi. Uyu mugabo bita Nehemiya ngo afata umujinya, afata uburakari bw'ifuhe ry'umurimo w'Imana, aragenda adatinya, hafata icyemezo, aragenda asohora. Tobiya amusohorana n'ibye ngo ibintu bye byose bitupa hanze, arabyirukana. Nehemiya ngo amaze gutunganya inzu y'Imana, ategeka basubiza buri kitu cyote, buri kintu cyose mu mwanya wacyo mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Mission Imana iguhaye ni ugukorera Imana mu gihe kigoye. Muranyemera dusenge. Imana iguhaye misiyo, aya mezi asigaye, iyi minsi isigaye, Imana ishimwe, harabura igihe gito umwaka ukarangira. Imana irashaka kuguha mission. Misiyo Imana iguhaye nivuze ngo korera Imana, vuga Imana, kandi kora ibyananiye abandi, nibwo Imana izajya ibana nawe. Munyemere mbashimire. Ndagira ngo ube Nehemiya, Imana iguhamagaye nka Nehemiya muri iki gihe kigoye, mu gihe abandi bari gukora ariko bagakorera Imana bafite n'ubwoba, batinya kuvuga. Twebwe rero nta bwoba dufite, tuzi neza ko wacu atari minsi, uko byagenda kose tuzavuga Imana, wenda tuzapfa. Kandi kabitwa tunayivuze neza, ndabona iminsi ari mikeya natwe tugataha ijuru. Ni ukuri kuyera. Imana bamugisha, Imana bamugisha. Muranyemerera mbasabire imbaraga z'Imana, kandi data bamugisha. Imana turagushimiye nanone. Iri jambo rirakomeye. Iri jambo ni ijambo ry'ubwenge, kuryumva biragoye, ndetse nanjye kurisobanura ntabwo nabasha kurisobanura uko bikwiriye, ariko kuko Uwiteka utanga umwuka wera, yemerera umuntu wese wumvisha iri jambo umwe gusobanukirwa. Iyi misiyo dusabye iragoye, ariko nubwo igoye, nta nubwo igoye kamemu, biragoye ariko kandi ntinagoye, kuko urasaba ko imitima yacu itungana, tugasohora imbaraga zaturwanya, tugasohora ibyaha, tugasohora ibintu byose byamaze kwinjira inzu y'Imana. Haleluya. Urakoze mwami, urakoze ko udushoboje. Sengera abari hanze, abari kurwanywa n'imbaraga zibarwanya, abarwayi ndabasengeye, pfubyi n'apfakazi ndabasengeye, ababuze uko bagira, hari abantu bari mu bibazo, abo bose mubiteho. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye bene data bari mu mahanga, aba bose biteho mu izina rya Yesu Kristo. Uduhana umugisha nk'Abanyarwanda. Urakoze kubyumvishije mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, kandi
ndabashimiye, ndabakunda, naho ubutaha, hasta la vista, amen.